السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في خير القرون، واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا وأقومهم دينا وأغرزهم علما وأشجعهم قلوبا، قوما جاهدوا في الله حق جهاده فأقام بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المرسلين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. Reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala, we mwiza udushoboje kongera kubona uyu mwanya mwiza turebera hamwe amwe mu masomo yacu. Twashimiye Allah subhanahu wa ta'ala wohereje intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akayohereza mu bihe byiza yatoranyijemo Allah subhanahu wa ta'ala kuri iyi si. Arangije Allah subhanahu wa ta'ala amutoranyiriza abasangirangendo n'abo kumufasha muri uyu murimo n'abanyeshuri beza. Twemeranya nk'abayisilamu yuko ari bo bantu beza Allah subhanahu wa ta'ala yaremye nyuma y'intumwa zose. Arangije muri abo bantu Allah subhanahu wa ta'ala atoranyamo umwe abayisilamu twemeranya yuko nawe ari mu babaye beza, ari we Abubakar Siddiq. Noneho nyuma hakazamo n'abariya bandi bagenzi bayoboranye ubuyisilamu nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe b'Abayisilamu, uno munsi ugiye kugendera kurebera hamwe ikindi kintu gikomeye cyane bavandimwe b'Abayisilamu, kugira ngo twumve neza. Mu kuri tugomba kuba abasangirangendo b'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam harimo i'tiqadu tartibihim في الفضل والمنزلة كترتيبهم في الخلافة. harimo kwemera uko bari bakurikiranye mu byiza cyangwa se mu kuba beza. Tugomba kubyemera abasangirangendo uburyo bari bakurikiranye mu kuba beza. Twatanga nk'urugero hadisi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yerekanye shahadatu bil jannati liman shahida lahu Allahu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam bil janna. Hari hadisi yerekanye uburyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hari bamwe mu basangirangendo yatanzeho ubuhamya yuko arabo mu ijuru. Izi ni fadla, ibi ni ibyiza by'abasangirangendo. Abasangirangendo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uriya nabo muri aljanna. Hari hadisi yakiriwe na Imam Ahmad na Abu Dawud na Tirmidhi. Imam Albani aravuga ngo iyi hadisi ni sahih. Hadisi dukomora ku musangirangendo Abdurrahman ibn Auf. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ngo Abu Bakrin fil janna, Abu Bakar Allah yamaze kumuhereza ijuru. Wa Umaru fil janna, Umar Allah yamaze kumuhereza ijuru. Wa Ali fil janna, Ali bin Abi Talib Allah yamaze kumuhereza ijuru. Wa Uthman fil janna, Uthman Allah yamaze kumuhereza ijuru. Wa Talha fil jannati, Talha Allah yamaze kumuhereza ijuru.
والزبير في الجنة. زبير الله سبحانه وتعالى يمزك مهرزة إجور. وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. عبد الرحمن ابن عوف الله سبحانه وتعالى يمزك مهرزة إجور. وسعد ابن أبي وقاص في الجنة. سعد ابن أبي وقاص الله يمزك مهرزة إجور. وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل في الجنة. نا سعيد من زيد من عمرو من نفيل نوي أري مري الجنة. وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. نا أبو عبيدة نوي أري مري الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أرازا أفوق حديث هينجي أنغاها haragarukammo cya kintu cy'abashia iti ainumwa y'Imana yavuze iti amma tarda an takuna minni bimanzilati haruna min Musa illa anta lasta binabi innahu la yanbaghi an adhhaba illa wa anta khalifati. Twibukiranye ko intumwa y'Imana yagiye kuvuga no magambo ubwo Ali ibn Abi Talib alayhi salam yifuzaga kuba yajyana nayo ku rugamba agasohokana nayo mu mujyi wa Madina bakajyana ku rugamba. Intumwa y'Imana iramubwira iti yewe Ali ibn Abi Talib, ishimire kuba urwego rwawe kuri nge ari nk'urwego rwa Haruna kuri Musa, uretse ko harimo itandukaniro ry'uko wowe utari intumwa mu gihe Haruna we yari intumwa. Intumwa ikomeza imubwira iti mu by'ukuri ntago bishoboka ko ntago byaba ari byo ndamutse ngiye nawe ngo ugende. Mu mvugo y'uno munsi urugo turusigiraho umujyi usigare mu busa, wowe uri umuhagararizi wanjye sinagenda ngo nawe umuhagararizi wanjye ugende, ahubwo uri busigare. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت ولي في كل مؤمن بعدي. mu by'ukuri wowe uri umuhagararizi wanjye, uri umuyobozi wa buri mwemera wese nyuma yanjye. Nituza no mu gitabo kitabu As-Sunna cya Abi Asimi turasangamo imvugo nk'iyi ngiyi, umuzingo wa kabiri wacyo muri icyo gitabo, page ya 800 hari. Ibi si bitabo bya Ahlus Sunna wal Jamaa bihamya ibyo twebwe abashia twemera ko wari ukwiriye ubuyobozi, wagizwe umuyobozi nyuma yo gutabaruka kw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ari Ali ibn Abi Talib. Ngibi mu bitabo bya Ahlus Sunna wal Jamaa hadithi ni nyinshi cyane. Iyi ngiyi ni imwe mu mahadithi agaragara muri ibyo bitabo. twemera yuko yari Abubakar, twemera yuko yari Abubakar, hagakurikiraho Umar, hagakurikiraho Uthman ibn Affan, hagakurikiraho Ali ibn Abi Talib. Ntabwo twemera nk'abashia. Abashia mu myemerere yabo baravuga ngo wari ukwiye kuyobora nyuma y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ngo yari Ali ibn Abi Talib. Ariko ibi ngibi ntabwo ari byo. Icyo intumwa y'Imana yavuze kizaba nicyo cyabaye, ko uwagombaga kuyobora yari Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Mucyo twebwe Ahlus Sunna wal Jamaa dukora iki tubyemera. Ahangaha bavandimwe Islam kuri ghazwati Tabuk, Ali ibn Abi Talib asigara i Madina, hari ijambo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamubwiye, ndi kugira ngo abashia bararyifashisha mu kuyobya abantu. Abashia bararyifashisha mu kuyobya abantu, ndi kugira ngo umuntu uri kuri sunna z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asobanukirwe rino jambo neza. Ali ibn Abi Talib ashaka ko yajyana n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku rugamba rwa Tabuk. Intumwa y'Imana ikamubwira ati were kugira ikibazo, wowe sigara ahangaha, ntabwo ari uburwari cyangwa iki, sigarire hano, abari usigara uri gucunga cyangwa se uri kureberera Madina. Ali asa nk'ugize agahinda, nubwo intumwa y'Imana yamubwiraga iti cyangwa se ufite urwego rukomeye cyane. Ali yari afite urwego ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, afite n'urwego ku bayisilamu bose. Intumwa y'Imana iramubwira iti ala taruda an takuna minni
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. ngo ya Ali ngo ntabwo wakwishimira kuba waba ku rwego nk'urwa Haruna kuri Musa, usibye ko nyuma yanjye nta ntumwa yindi izabaho. Vange Islam hano tuhumve neza cyane, tuhasobanukirwe. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibyiye Ali ngo urwego rwe ni nk'urwego rwa Haruna kuri Musa. Byagenze bite? Turabizi yuko Haruna na Musa, abashiya baravuga ngo, abashiya basobanura bakavuga ngo intumwa y'Imana yaravuze ngo urwego rwa Ali kuri kuri Musa ni nk'urwego rwa Ali ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubyumvira ibindi bintu bayisilamu. Musa, Qur'an surati A'raf 142, Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha b'10 fatamma miqatu rabbih 40 laylah wa qala Musa li akhihi Haruna ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabila al-mufsidin. Musa igihe Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaga gahunda yo kujya kubonana na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kamuha igihe cyo kwitegura kingana n'iminsi 30, akamwongereraho iminsi 10 bikaba iminsi 40 kwitegura kujya kubonana na Allah subhanahu wa ta'ala. Musa yabyiye umuvandimwe we Harun, bivuga yuko Harun niwe wari mukuru kuri Musa, na Allah subhanahu wa ta'ala aza kuzaha Harun ubutumwa kubera Musa, kubera baraka za Musa. Musa yafite ikibazo cy'ururimi, noneho Harun we yavugaga neza, noneho bikaba ngombwa yuko Musa avuga, Harun akamusobanurira, nawe aza kuzaba intumwa. Musa aramubwira ati nsigarire kuri bano bantu bene Isirayeli, usigara uri kubacunga, uri kubareba. Nk'uko Rasulu sallallahu alaihi wasallama yabibwiye Ali agiye ku rugamba rwa Tabuk. Ariko Haruna yari intumwa, twabibonye. Mu gihe Ali we intumwa y'Imana yamubwiye ngo illa annahu laysa nabiy ba'di, urwego rwawe kuri njyewe ni nk'urwego rwa Haruna kuri Musa, ariko nta ntumwa izaza nyuma yanjye. Bimana weho Ali ntabwo uri intumwa, ntabwo uri ku rwego rwanjye rw'ubutumwa, ariko ufite icyubahiro n'urwego ruhambaye kuri njyewe. Rero nawe nsigarire hano, ariko ntabwo urahansigarira nk'intumwa. Iyi hadisi bavandimwe Islam iri wazi, hadisi iri wazi, ni gutyo yanditse mu bitabo by'amahadisi. Weho ntabwo uri intumwa. Abashiya rero iyo bashaka kugereranya Ali na Rasul sallallahu alaihi wasallam kubera iyi hadisi, birengagiza iyi nteruro. Afite urwego, ariko ntabwo ari ku rwego rw'ubutumwa, ni umusangirangendo nk'abandi. Iki cyumvikane neza cyane bavandimwe b'Islam. Intumwa y'Imana irabimwibutsa. Rero tuributsa yuko igihe intumwa y'Imana Musa ajya kubonana na Allah subhanahu wa ta'ala, Haruna yamusigariyeho, ari nacyo Rasulu yakoze ku gihe cy'iki cya Tabuk. Iyo ni hadisi ya mbere ndakeka uyisobanukirwa neza. Hadisi ya kabiri abashiya nabo bavangiraho abantu, nayo igaragaza urwego rwa Ali bin Abi Talib. Naho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze iti Allahumma man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Allahumma man kuntu maulahu fa Ali maulahu. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze ngo uwo ndi maulahu na Ali ni maulahu. Ma maana maula? Ijambo maula lisobanuye icyo bavandimwe Islam. Ijambo maula lisobanuye mu buryo bubiri mu cyarabu, ibingi birazwi. Maula bishobora gusobanura umuyobozi, cyangwa maula ligasobanura umukunzi. Iyi hadithi abashiya bafashe buriya busobanuro bw'umuyobozi, bavanga abantu,
kandi ubusobanuro intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamije ahangaha bwari ubusobanuro bw'urukundo. Intumwa y'Imana yaravuze ati Allahumma in kuntu maulahu, ya Allah unkunda Ali ajana kunda Ali. Ntabwo intumwa y'Imana yarigamije ubuyobozi muri iri jambo hano. Kubera iki? Kuko nta kuntu intumwa y'Imana niyo yari umuyobozi. Nta kuntu intumwa y'Imana yavuga ngo uwo mbereye ngo umuyobozi ngo na Ali ni umuyobozi we. Ubwo icyo gihe byaba bishatse gusobanura ko muri kuvuga ngo ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hariho abayobozi babiri, kandi ibi ngibi ntaho byabaye. Nta gihugu kigeze kibyemera na kimwe. Ntabwo intumwa y'Imana yavuga biriya bintu ngo ivuge ngo uwo mbereye umuyobozi ngo na Ali ni umuyobozi kandi intumwa y'Imana ihari. Intumwa y'Imana ngo tuyavuga ngo turi abayobozi babiri. Ahubwo icyo yashatse kuvuga sallallahu alaihi wasallam niki? Ni ukuvuga ngo unkunda ajana kunda Ali. Kandi ibi ngibi ntabwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabivuze kuri Ali gusa. Ntabwo intumwa y'Imana yabivuze kuri Ali byo gukunda abasangira ngendo. Intumwa y'Imana barayibajije muri hadisi, ya Rasulullah, mu bantu ukunda nde? Iravuga ati ngiye nkunda Aisha. Hadisi irazwi, nkunda umugore wanjye Aisha. Mu bagabo iravuga iti ngiye nkunda ise Abu Bakar. Aya ni hadisi yazwi. Na hadisi yakiriwe na Bukhari ivuye kwa Anas ibn Malik. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravuze iti ayatul imani hubbu li ansar wa ayatul nifaq bughdhu li ansar. Ngo mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu afite ukwemera na imani harimo gukunda abasangira ngendo b'i Madina bakiriye ba muhajirina. No mu bigaragaza ko umuntu afite ikimenyetso cy'uburyarya harimo kwanga abasangira ngendo b'i Madina ba ansar. Urumva rero ni ibintu Imana ivuze ngo mu bigaragaza imani niko tugomba kubakunda, nuko n'abandi bose bagomba kubakunda. Intumwa y'Imana ikavuga ngo mu kimenyetso kigaragaza uburyarya harimo kubanga tugomba kubyirinda. Ni nk'ibyo yavuze kuri Ali rero, ni nk'ibyo yavuze kuri Ali. Ibi ngibi bisobanuke abashiya baraza bagafatirana abantu batazi idini bakababwira ibintu nk'ibi ngibi, ugasanga babangirije imyemerere kubera ko Ali bahita bakamuzamura bakarenza bagakabya kugeza igihe bamugeza no ku rwego rwo kumusenga no kumusujudira. Kandi ibi ngibi byatangijwe na Abdullah ibn Saba watangije ubushiya agaragaza ko Ali agomba gusengwa. Ali ibn Abi Talib nayo wamwiciye, iramubajije ati ibyo uri kusakaza hano ngo abantu bajye bansenga nibyo? Aravuga ati nibyo ngiye niko mbibona. Ali aramwica. Ibi ngibi rero abantu ntabwo babazi byari ibyo, ntibabaza amateka, babagendera gusa mu maco y'inda ngo ngiye mu bushiya, ngo bari gutanga umuceri, ngo bari gutanga imyenda, ngo bari kurira abantu amazu, ngo ibiki n'ibiki. Umuntu akagendera muri ibyo ngibyo byo kugurisha idini ariko atazi ukuri kw'ibintu ni ukuhe. Ali ibn Abi Talib ntiyigeze atandukana n'abandi baswahaba bagenzi be, nta nubwo yigeze arwanya ubuyobozi bwabo. Ibi ngibi abantu barwanya abandi baswahaba ngo bari kuvugira Ali nyir'ubwite, ntabwo yigeze arwanya bagenzi be.